Kwa kane 2025 mu mudugudu wa Kabaha akagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera nibwo Dusengimana Innocent yatoraguye ikofi irimo ibyangombwa aho yahiraga ubwatsi maze bamurangira nyirabyo arabimushyira. Ibyangombwa nabibagiye umugore wari uri kubagara ibishyimbo arambwira ati ibyangombwa nibyo umugabo we ngo nibyataye ngo agiye gutabara ngaho bari bibye nese yenda arambwira ati ngarama senkisa. Yagarutse akomeza kwahira ubwatsi bw'amatungo aribwo yaje kubona amara yo mu nda akeka ko ari itungo ryahabagiwe. Gusa aza gutungurwa no kubona umurambo wa Muhongerwa Chantal uri mu kigero cy'imyaka 45 yishwe maze bamusiga yambaye ubusa. Kwahira mbona amara n'amaraso ati ni itungo bahikiye arakabingwa nayo mbonye ngiye kukahira nibwo rero nahise mbona uwo muntu aryamye munsi mu mukingo bari bamukase ibyo mu nda byose babikuyemo yari yambaye ubusa hamwe yari yambaye ikintu yari apfutse mu maso. Ni inkuru yababaje abaturanyi b'uyu mubyeyi bashenguwe n'uburyo yishwe mu rwagashinyaguro. Ubwo mpamagaye umutaye ati ko umwana mbwiye gutya na gutya kuko Chantal bamwishe arambwira ati Chantal bamwishe pe ariko bambwiye ko amara bayasanze ukwayo n'umuntu bakamusanga epfo ukwabo ukwe birambabaza cyane kuko niwe muri karitsiye yapfiriyemo. Amakuru nabashije kumenya ni uko atatse mu masaa 5 hari umuhungu ucuruza amagi wabashije kumunyuraho ari kumwe n'uwo bafashe waba wamwishe. Ntabwo nabashije kugera ku murambo ariko nageze aho bamwiciye nyine bamukuyemo amara bayasize ukwayo asa nk'abamukubise amabuye hasi aho twanyuze twabonye amabuye abiri ubundi bamukuramo amara mu nda amatirisi bayikuramo ngo yishwe ibiryo mu nda mbese twabibonaga biri ukwabyo ari by'ukunda. Basaba ko uwahamwa n'ubu bwicanyi akwiye kubiryozwa mu buryo bw'intangarugero. Hari uwafashwe nyine bagiye gukoraho iperereza nyine ari ibishoboka babashyira ku karubanda nabo bakicwa mu mbaga y'abaturage kuko nibwo hava iki kibazo cyo kwicwa uko twabyumvaga n'uko rwose buri wese yabyumvaga wenda itegeko ryo kwica barikuyeho ntabwo bamuhanisha kumwica